ubu turi kumwe, amaraso yanyu ndayafite. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Winginga rero stop kumbwira ibyo bintu, hari amagambo nagikeneye kumva. Uwo ni umukristo wamaze gukura. Umugisha cyane. Amazina yanjye yitwa Imana Jean Claude. Ndi umugabo mwabibonye, ariko kandi kabiri umugabo hano Kristo Yesu. Sengera muri Gikorazo itorero mwateri, ariko kandi ndi umukristo. Amen. Amen. Reka dusome amagambo y'Imana. Ndashaka dusome ibitabo bibiri gusa twihuse. Igitabo cyo kuva, igitabo cyo kuva ibice 33, turasoma dore ku murongo wa 12. Mwashake mwihuse. Igitabo cyo kuva 33, turasoma dore ku murongo wa 12. Bagezeyo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuze ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yereka ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo untumanye. Ariko waravuze uti ntuzi izina, kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo umenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nturuhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntukure ino ntacyo bizakugeraho. Kadusome no mu gitabo cya Rusi, igice cya mbere, turasoma umurongo umwe gusa wa 16, hanyuma tuganire. Rusi igice cya mbere, turasoma umurongo umwe wonyine. N'ubu impapuro zikivuga. Dusome. Aravuze ngo Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo une kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe n'izaba Imana yanjye. Amen. Amen. Shaka ko tuganira ijambo nahaye umutwe cyangwa uvuga ngo nugendana n'Imana ntacyo uzaba. Kandi ndabizi neza ko turi bwumve umugambi w'Imana, kuko uyu mwanya nafashe igenda gusengera shaka n'ikintu twaganira, ariko kandi n'aya magambo Imana yashimye ko turi buganire. Ku bantu bategura barabizi, hari igihe umuntu afata akirukanka igitabo, yewe ukanasenga ukanagira ko kwiriza ubusa, uhindura ibintu ntibihite. Haleluya. Amen. Nushaka ko tujyanayo, ihane
akayegamiza akayishingikiriza, ariko amafaranga akitera amababa, ubuzima bw'aba muntu bukarangira, agasaba umuntu yimba. Mu kanya batubwiye ngo niba bishoboka na duke dufite tujye tugusangira. Amen. Kuko hari igihe tutwiguririza ejo tukabura. Noneho ikibazo cy'isi kandi nacyo cyiza cy'isi nta foromire, ntabwo ikubwira ngo ubwo wanyimye bikubwira ngo ntuzusaba, ahubwo iragutegeka ikakora genda umusabe nubwo wamwimye nyine basi. Waragize ute? Warayegamiyeho kandi utegamiye. Nabonye umuntu akiringira abakomeye kandi bigakunda, ukomeye akagushyira mu mwanya kuko icyo gihe arabyemerewe, ariko ejo ingoma ye yarangira nawe ubwawe bakagira ute ukarangirana nawe. Ntabwo mubizi umuntu ushyirwa ahantu n'undi yahava nawe bikarangira, nubwo yari kafo cyangwa yarinde bikarangira. Imana tugire neza cyane. Hari igihe umuntu yiringira undi, hari igihe umugore yiringira umugabo, hari igihe umugabo yiringira umugore, hari igihe umugabo cyangwa umugore yiringira umwana yabyaye akumva ko nta kizahinduka. Abo ngabo nibo bagomba kugira kujya ubuzima bwe. Ariko ibyo ngibyo ndashaka kukubwira ngo ntabwo ari byo kwiringirwa, ntabwo ari byo kugendana, hari uwo tugiye kugendana nawe n'ibyo bitari. Bibiliya ivuga ngo nimba imfatiro z'umukiranutsi zishengwe, ngo mbese urumva yakora iki? Hari ibyo twishingikiriza dushaka kugendana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, birangira tutakigendanye nabyo, ndetse isoni zikadukora tukamwarwa mu bantu, mu itano ry'abantu. Ariko iyo twiringiye Yesu ntidukorwa n'isoni.
amen. Turaganira uwo kwiringirwa, turaganira uwo kugendana, turaganira uwo wakwishingikiriza. Nubwo ibintu byahinduka, udahinduka nk'ibintu, udahinduka nk'abantu, uwo niwo dushaka kuvugana. Uyu munsi umenye ngo niki ngomba guhindura mu buzima bwanjye, ninde tugomba kujyana ejo isoni tutazamura ku musozi. Elimeleki ni umugabo wa Nawomi. Igihe kimwe bananiwe no kwihangana, bashaka uburyo bagira ute bava i Betelehemu ngo bahunge bajye i Mowabu. Iki cyemezo nticyafashwe n'umugabo gusa, kuko byabaye ngombwa ngo umugabo n'umugore baganire. Hari igihe umuntu azana igitekerezo, ariko imbaraga z'igitekerezo zikava muri abo bantu babiri cyangwa se barenze babiri. Bamaze kuganira basanga kuguma i Betelehemu bitakigezweho. Hari andi makuru bafite y'i Mowabu yuko bashobora kuva aha ngaha bakajya i Mowabu bagakomeza kubaho. Bashakisha inzira zose zagira ute zabageza i Mowabu, barahunga bavuye i Betelehemu. Bageze i Mowabu, Bibiliya bivuga neza, ivuga ngo mu gihe gitoya, kuko bahamaze nk'imyaka 10 niko birivuga, mu gihe gito umugabo Elimeleki aba arapfuye, niko birivuga. Amaze gutanga, Nawomi asigarana abahungu be babiri, Mahaloni na Kiliyoni. Ngo igihe kigeze ngo bumva bashaka kubaka ingo cyangwa se bumva bashaka, mama we birumvikana agomba kubibemerera kuko no mu muryango yari asigaranye. Igiteye ubwoba, nta maso bari bagifite yo kureba i Betelehemu kandi barahavuye. Amaso yabo agombaga kubereka ibintu bikorerwa hehe i Mowabu, amaso yabo akabereka n'abakobwa ba hehe b'i Mowabu, mw'isi y'umubiri, mw'isi y'icuraburindi. Nibyo bagombaga kubona kuko niho bagenderaga, niho babaga, nibwo buzima bari barihuje nabwo. Bamaze gushaka, Mahaloni arashaka na Kiliyoni arashaka, bazana abakobwa, umwe azana Rusi undi azana Orupa. Mu gihe kigeze ngo abo basore nabo ngo barapfa, ngo kandi bapfa badasigiye nyirabukwe cyangwa se badasigiye nyina, cyangwa se ngo abakobwa babo abadamu batabasigiye n'iki n'urusoro mu nda. Mu yandi magambo, uretse leta yabashingiye n'umushumba bashingiye mu rusengero n'ababaherekeje mu bukwe bakamenya ko bakoze amakwe bashingiwe, ariko nta kindi kimenyetso nyuma y'uko abagabo babo bataze, bo bari basigaranye cyakomeza kubahamiririza muri sosiyete ko nubwo abagabo batakiriho ariko ari abagore b'abagabo. Ubwo buzima burakomeye kandi burabakomerera nabo. Ibi ikibazo gikomeye kuri nyirabukwe, atangira yibaza ngo ndabigenza nte, nitwara gute muri iki kibazo, naje nuzuye, ngeze inaha umuryango ushizeho, ibi biravugwa gute, nzabyitwaramo nte? Nshuti bene data, iyo twavuye mu nzu y'Imana, iyo twavuye i Beteli, uko byamera kose hari imiyaga duhura nayo mu gihugu cy'i Mowabu. Tegerereza i Beteli, urindire icyo Imana yavuganye nawe, kuko icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Beteli ifite ibiryo ariko biratinda. Beteli ifite ibintu by'ubutsikamutima, ariko kubyakira n'imbaraga z'Imana. Beteli ifite ihumure, ariko ku muntu ufite amatwi y'Imana yumva. Hindukira urebe aho uhagaze, wibaze ngo mpagaze he, ni mu nzira ijya hehe? Iyo unaniwe kurindirira i Beteli uranyagwa, iyo unaniwe kurindirira i Beteli urapfakara, iyo unaniwe kurindirira i Beteli ibyari ibyawe
Imana igushaka, witoze kugendana n'Imana. Haleluya, amen. Witoze kugendana n'Imana. Nawe marimo yibaza ngo ndabigeza nte, uyu muryango sigaranye zawufasha iki, abakawufashisha ko bamaze kugenda, byiringiro yarabitakaje ati Beteli, ariko kandi agakunda kumva amakuru y'Ibeteli atagihari. Tugira abarokore bameze gutyo, bava mu nzu y'Imana ariko kandi bagashaka kumva iby'Imana ivuga batakigerayo, badeviye bakava mu murongo w'Imana ariko kandi bagashaka kumenya ibyavugiwe mu rusengero. Niki cyahagukuye? Garukira aho ugeze, ugendane n'Imana. Yesu ari kumwe nawe, ateze amaboko kugira ngo mugendane. Ngo atagereye inkuru z'iwabo, ngo yumva bavuga ngo Ibeteli ibintu byagize ute, Ibetelehemu Plito ibintu byagize ute, byarabonetse, ibyo kurya byarabonetse, abantu bararya, inzara n'imbi inshuti zanyu, abantu bararya, abantu baranywa, ntiwabyo utanyoye. Ngo amaze kubyumva ati nubwo umuryango washizeho, nubwo ndi incike, nubwo ndi nyakamwe, ngomba gufata umwanzuro, ngasubira hehe? Ngasubira i Betelehemu. Nitaye ku gisebo kuko nasabye kera, igihe nikurayo nicyo gihe nasabaga, ariko kandi n'ingaruka bari buseke, ariko ntacyo bitwaye kuko bari buseke ko ngarutse, ariko sinzongera kwicwa n'inzara. Afata umwanzuro mwiza, aragaruka aganira n'abakazana be, arababwira ngo bakazana banjye beza, niki nabakorera, mu yandi magambo ntabahaye, niki nakora? Ineza mwagiriye banyakwigendera twarayibonye, ariko umugisha mbasabe abakibyeyi, nimusubire mu mazu y'abanyuko banyu mubone y'uburuhukiro. Ni nko hagati mugende, muzongera mutekerezweho n'abandi, kuko njye nta kintu gifite nabamarira. Abibwira abakazana barabitekereza, ngo baririra hejuru bavuga induru, bamare ngo baramusoma, baramubwira ngo ibyo bintu tubwire iyo nkuru ntabwo tukeneye kuyumva. Ngo hoya, tugomba kugendana. Arabyitegereza mu isi yiwe y'umubiri, arareba ati nitugendana n'abakazana n'iki nzabamarira ningera i Betelehemu, ko nta mwana ngifite, habe nubwo iri joro narane n'umugabo, nongera nkagira umugisha wo kubyara umuhungu, ko bitazemera ko babana. Hari igihe tubireba, hari igihe umuntu areba ukabona ibintu urimo wihambiraho bidashoboka, ukabona ibintu nubwo byagenda gute, nubwo wakinga amaso ukabona ko bishoboka, kuko urabirebesha amaso y'umubiri. Arabati ntacyo na kimwe nabakorera cyatuma muzongera kugira ute, kuronka umugisha wo kugira abagabo, kuko byararangiye no ku buzima bwanjye, ariko inama ya nyuma sigaranye yabagirira umumaro, ikazabageza mu butsinzi bw'Imana, nuko mwasubira mu mazu y'abanyuko banyu. Imana itugire neza cyane. Ntabwo ijwi ry'umwazi rivuga rimwe, ntabwo ijwi ry'umwazi rivuga kabiri. Nuko tuvuga ko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, ni nako Satani adatuza mu matwi y'abakristo. Araguhendahenda, akazana ibihendo by'iyi si, ashaka uwaconcomera. Iyo wibeshye gato ugatega amatwi, ugendanirako, kuko kwizera kubanzirizwa no kumva. Utarumva ntiwakwizera. Niyo mpamvu akoresha ibitekerezo by'abantu. Iyo umaze kumwumva, edahero ihita umuyoboka. Imana iturinde ibyo kumva, dushyira mu bikorwa by'Imana ishaka. Amen. Murakurikiye? Umubyeyi arabakombeka, arabaganiriza, agira ngo yice imitekerereze, ariko nyashima Imana ko hari umuntu wamaze kwaguka. Uyu muntu iyo yagutse, niyo umushumba
muri 108 ngo ngende umukristo kandi zahora ndiwe ngo mu bintu byose kugeza ku gupfa. Uyu naho abantu baba badahari waba ari umukristo. Imana ishimwe. Mwinjabuza ngo wanyimika nkaba umwami w'ishanga ritewe n'imbata y'icyaha ngo sinabikunda. Ahubwo niragishe Yesu umukiza wanjye ngo sinkita ku biri mu isi kuko Yesu wanjye agize ute ampagije. Haleluya. Ngo ndyohera cyane ngo nta buti uryoha nkawe ngo mwami ngo ni mwiza ngo ndetse ngo n'uw'igikundiro. Haleluya. Haleluya. Tugumane Imana, tugumane Imana, tugire ibitekerezo byagutse. Rusi abwira nyirabukwe agati nubwo wakwinginga n'ibyo koko hari impamvu nyinshi zatera abapfa gusubira inyuma. Impamvu yo gusubira inyuma k'umuntu waje ni uko yaje afite ibimuzanye. Akimara kuhagera asanga hatari igisenge cyiza. Hagati rero nari nzi ko aje mu gisenge cyiza. Yesu nta mu gisenge cyiza, byabaye ngombwa ko avukira mu muvure mu kiraro kugira ngo twese tugire uti tumugereho. Haleluya. Amen. Uwo biroroshye cyane kuba yasubirayo kuko akantu gatoya. Hari uwaje akurikiye bimwe bavuze profesa ibintu by'ubuhanuzi. Igihe rero batabizanye mu iteraniro uwo muntu arabihirwa. Biroroshye kukubwira ngo icyo narije kureba nta kiri hano Yesu uwo ni worupa gusoma nyirabukwe biroroha cyane. Upfa kumuganiriza rimwe ahita avuga ngo hoya ndi umukristo, kabiri akakwigarika ariko gatatu aca bugufi kumva ibyo umubwira akanariza ibyo abona ati nta Mana iraha ariko nyamara Imana irahari. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Rusi arabwira ati none reka njye mubwire nemeye uyu muryango atari uko gusa nemeye Maharoni, nari nemeye n'inzu y'iwabo, nemeye na bene wabo bose. Ikindi cya kabiri kwemera kujya mu murenge ntibyari bihagije, n'imbere y'Imana twagiyeyo ntibyari bihagije. Nawe ubwo izo ndahiro zose nagize ute narahiye ukaba ntacyo zakwigishije ukaba ukiri kunyinginga gusesa indahiro kandi naravuze ngo zaba muri uyu muryango reka twongere dusezerane njye nawe. Leta idahari, umushumba adahari, twongere dusezerane nawe. Nicyo usezerana n'Imana yaguhamagariye muri uru rusengero. Niyo bakwanga hari iyo mwavuganye, niyo bagusebya hari iyo mwavuganye, iyo mwasezeranye ntitumugamburwa mu makuba kuko nugamburwa mu makuba ukomera kwakora gupfuye. Gendana na Yesu Kristo. Agati ntega amatwi nyitegereze twongere turahire. Ngewe Rusi ndagusezerana yuko ntazigera ntandukana nawe. Imana ishimwe cyane. Ubwoba bushire, umva kubimbwira bihagarare, aho uzajya niho zajya, nongeye kubikubwira kandi aho uzarara niho uzarara, icyo uzarya nicyo nzarya. Imana yawe twamaze kuyihuza, ubu nanjye mfite identite mu Mana kuko nigize utanihuje n'Umwisiraheli mbumwe umuntu w'Ibetelehemu ndimo wabo. Ubu turi kumwe, amaraso yanyu ndayafite. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Winyinginga rero stop kumbwira ibyo bintu. Hari amagambo nagikeneye kumva. Uwo ni umukristo wamaze gukura. Twegera umusaraba wa Yesu. Haleluya. 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 Nyirabukwe agira mu itikango agati nagutekerezaga nk'umuntu w'imo wabo wo mu isi y'umubiri gusa, nagutekereza nk'umuntu utagutse. Burya Imana iri muri wowe wamaze guhishurirwa. Niba ari uko bimeze fata inzira tugende. Ngo hagarika kongera kugira ute kugira amagambo amubwira. Utarahagarika Satani n'agasuzuguro ke, utaramubwira ngo ceceka inyuma yanjye uveyo, utaramubwira ngo ndakurambiwe ntuzongere kumvugaho namaramaje kujya mu ijuru. Arakomeza se n'ejo araza nusohoka naho arakongorera, ariko intumbero atsinda kwawe biri mu guhagarika Satani ukamucecekesha ngo njyewe mfite Yesu tugendana. Ntasoni haleluya. Ntasoni zizabakora iyo muri kumwe na Yesu. Nongeye ndishimye. Haleluya. Mu bintu binezeza ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Iyo mbibonye banumva nishimiye. Haleluya. Haleluya. Amen. Banumva nishimiye.
ibi ngibi bimera nk'abakobwa cyangwa se abasore n'umukobwa bengutse abona n'abandi bamufiyanse. Tumaze kuvugana n'umushumba nko kuwa gatatu nakiriye message yo kuri Facebook n'inshuti zanjye nkunda kujya cyane, aranga ngo uyu munsi turagukeneye. Nabati hoya ahantu zandi kandi n'inshuti yanjye cyane sinahakana narabyemeye. Ubu abantu bagira imitego byinshi, hari abantu banariza bakareba inzu bagiyemo, bakareba ahantu bagiye, bakareba uko biri buze kugenda, ariko nashimira Imana yuko nasabye Imana akantu kamwe, ariko ati Imana mpamagariye kugukorera sinigeze mbyemera habe n'umushubu n'ibitene byara bakabivuga nyobora niba turi wacu Mutara ndi umunyarusizi kwa tabizi ndi umunyacyangugu hagira igiterane abantu bakavuga ngo barahaguruka arimo ko Imana iratubwiye ngo uzayikorera mpaka. Noneho nkareba abantu bakorera Imana bitewe n'imyumvire nta muntu aba yaravukiye, n'abantu b'abakene nta kintu bagira. Oya reka tujye tubivuga, nta kintu bagira, agati Imana umva umbabarire ibyo uzashaka abantu bihe ubihe ba papa n'abandi, ariko njyewe ndumva umutwaro wose w'iterambere, sinavanga iterambere n'iki n'ubutumwa ngo nzagere ku iterambere gumana ibyaha. Ariko nasanze ari ukwibeshya, kuba muri Yesu Kristo nibyo terambere rikomeye. Amen. Ubusigaye tutereza kubera Yesu. Haleluya. Amen. Hari ibyo Imana ikora yo wayemereye. Ni ukuri nigeze kugira impaka umuhanuzi abivuze ari umutuzo yavuye Bukavu abari kwigisha arangiza no gusoma igitero arambwira ngo umve Imana ivuze ibi n'ibi binini. Numva arambwiye ndahaguruka itano rangiye ndamuhamagara ndabwa ati none se ibintu wavuze wabibonye? Yari umupapa ngati nabibonye. None se umuntu yakorera Imana gute afite n'ibintu akora? Ndamuganiriza aramaza ko icyumba gito kibazo kuko ngiye ntajya nemera ko nakorera Imana nta mafaranga ngira. Araseka none se Imana yakubije amafaranga? Agati nyine iyo ngiye ngo nzakorera Imana mu buzima bwanjye ngo nimva mu Mana ngo no gupfa zapfa numva simbyumva. Arasobanurira arambwira ati rero Imana yakubwiye kuriya ibikubwiye ngo ibyo uzabamo byose mbere na mbere ugiye ibanza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ntuzigere udebya mu Kristo zira nujya mu byo ugiyemo ubyumva ko Imana ariyo yambere. Numva mpaye umurongo mwiza ndavuga ati niba ari uko nyimujije gukora ariko kandi n'ibyo nkora ndayisabye ngo bimpereze kugira ngo nkorere Imana bito ukuntu nazagera mu murimo w'Imana bitandukanye. Imana ishimwe. Amen. Kigali ka mbere nasenganye n'abantu ari naho sengera mu Rukurazo, turaganira ijambo bari barasanze wacu aho nayo baragiye ture n'icyumba n'urubyiruko. Imana y'umpaye ko ngo tuyoborane n'abandi barampamagara ndi hano i Kigali, duhuye turasenga. Tumaze gusenga ndigisha gutya Imana ivugana natwe ibintu bikomeye. Tuvuye ku Gatoti bahita basanga hanze barambwira ngo Imana, umwe arambwira ati muri bo ngo Imana irambwiye ngo ntabwo uzongera kuva inaha. Noneho naje nabambwira ngo abanyakigali iyo babonye umuntu ari umwuka w'Imana ngo ntibifuza kumurekura. Mpita avuga ati nta Mana ivugiye muri bo ahubwo mwakunze kandi nanjye sindi buguma. Ndabyanga kuko nari nzi ko ni ukunkora ufite ngo tugumane. Noneho ninyabya hehe ninyabije mu Giporoso hari umudiyakono hari ujye umpamagara kwa Antoine tugiye gusenga. Nabwo ndi ku Ruhimbi niho nahuriye n'umukobwa yari umudamu witwa Pamela n'umuhanuzi hari abamuzi ubu nta kintu mu Rwanda yabaye umupasitoro. Ahita abwira nkiva ku Ruhimbi kwa Antoine ngo Imana irambwiye ngo icyamubwira hazi ni Kigali irahazi tutaziranye ngo ntaho wayicikira mu gushaka hano muri Kigali. Niba wabaye imbarutso yo kunyicara hano i Kigali Kamere Imana yamuvugiye. Hita mbwira Imana ngo niba ari ibyo uzanye hita umpereza ibimenyetso bingaragariza ko ari wowe wavuganye nanjye. I Kigali nta hantu mfite ho kuba, i Kigali nta myenda nazanye, i Kigali nta kintu nta safuriya nazanye, i Kigali natwe turabifite ntabwo ibyo dutanga. Iyo ugendanye na Yesu nta kintu atakwereka mu gihe. Imana irambwira ngo mbwira icyo ushaka ngo nakiguha. Njya mbwira abantu ngo nagize kwicuza n'umugore wanjye njya mbwira rimwe nagize kwicuza rimwe. Imana impa amahirwe yo kumbwira ngo mbwira icyo ushaka
nyibwira ibintu bitumvikana by'amahomvu bijya bimbabaza cyane. Uyu munsi ngize umugisha ikongera ikambwira ngo gira icyo usaba n'icyo umbwira, nutaza ku Mana ikakuhereza uburyo bwo kuyisaba, ntukayisaba ibingana n'izo ubayemo, ntukayisaba ibingana n'aho ugendera, ntukayisaba ibintu bigizwe bingana n'abantu mugendane. Ujye usaba Imana ibintu biruta abantu mubana, biruta abantu mugendana, biruta n'ahantu ukorera n'aha mwicaye. Musaba Imana ibintu biruta ahantu mwicaye, kuko Imana irahari kugira ngo igire ute ibiduhereze. Isugira yuzuye n'iby'Uwiteka. Ndayibwira ngo Mana nanga imbabura umpereze gaze y'ibiro bitandatu, nanga inzara umpereze ibyo kurya. Ntabwo ari ugusetsa, ni ibintu by'abantu. Nta myenda nazanye, sinkeneye niyo nasize ikamera. Iyo nasize ndayitanga, mfite abahamya babibabwira twabanaga mu nzu. Nta n'umwe ndi bwongere kuzana i Kigali, ubwo yabaye iyo mu ntara mpereze y'i Kigali. Ndayibwira umpereze n'aho kuba, umpe n'amafaranga yo guhisha. N'ubwira bitekereza, nagira ngo ukangutse wumve ko Imana muri kumwe ari Imana ifite imbaraga. Birashoboka ko nawe waba wicaye hano ubwira Imana ngo Mana, ngo ndeze ikode by'umunsi wa none, ngo ndeze uku kwezi kwa none. Uzahora aho ngaho, Imana ihore yitwa Imana muri wowe kandi nta kibazo. Ariko hindura ibitekerezo. Iyo ugendana n'Imana uba umuntu ufite ibitekerezo byagutse. Imana irambwira ngo tegereza gatoya ngo ndaje musubize. Nta n'ibyumweru bibiri byaciyeho, nta byumweru bibiri byaciyeho. Umuntu Imana yakoresheje yitwa Betty, aba mu Izindi. Nari namusengeye ndi Cyangugu, njya mu mashyuzi, Imana impereza message zabo. Bari abantu 5 bakora akazi muri kampani imwe tutaziranye, ari umuntu bahaye nimero. Imana ibabwiye ibintu ndabahamagara ndabibabwira. Muri icyo cyumweru mbibabwiyemo, Imana yambwira ngo iratangira ibikore ku murongo. Mbaha ukuntu Imana yampaye projet yacu. Icyo cyumweru bitangira biza uko Imana yagize ute yabivuze. Harimo umwe rero Imana yari yabwiye, yari yarahize umuhigo abwira Imana ngo nugira neza Imana uzambe n'umugisha ngira ikigo umpe kampani. Uwo muri abo ngabo Imana iramwibuka, imuhuza n'umuntu bataziranye n'imiryango nta birimo, amusinyira konti ya miliyoni zirenga 10 for free ku buntu, nta kiguzi. Mwe tubaguriza 5 tugashaka mu gitondo mu bidusubize. Hari abantu bazi gukorera Imana, baguhereza bagati genda, kuko natwe Imana yaraduhaye. Niko bimeze. Umuntu akaguha igihumbi akumva ko akukishije neza, yashimye Imana akabivuga ngo nahaye umuntu igihumbi, uraciriritse, ni igihumbi nyine uzajya wakira. Nge uwo muntu yarabibwiye, numva nanjye nubwo ari byo bihanuye Imana ibizemo, numva ngize ubwoba ukuntu umuntu aguha ibyo bintu by'amafaranga angana gutyo nta nkurikizi, nta nyandiko ihari. Ndavuga ati amafaranga uzayaruka mu mutima. Ndaceje birangiye, niwo muntu Imana yabwiye iramuhata agati ngo umuntu wababwiye ibi bintu mwamushatse mukangurana fana ambere igisubizo cy'Imana ibyo yavuze. Twarahuye ntanibuka ibyo nabwiye Imana, gusa yarambwiye ngo ndaje mbikore vuba. Turimo dusenga arampamagara, nari mvuye ku kinyamakuru kureba umuntu wakoresha ikinyamakuru cyitwa Play and Faith TV, ubu gisigaye cyitwa God TV ngira. Noneho tuvuye gutandukana arampamagara uwo muntu, duhura Kimironko njyana mu isoko turahaha, ariko ntazi ibyo ari byo. Turahaha, duhaha imiceri, duhaha inkweto, duhaha nyine bimwe nabwiye Imana tubyabure biri aho ngaho bishira. N'ubu imyenda yaracitse yararangiye sinzi, inkweto, ipataro, imipira, amashati, agura umuceri. Tugeze kuri gaze nasabye 6, agura ibiro 15 biri mu rugo. Nabwo umugore mu nzigeza iyi gaze ampa ibiro 15 narasabye ibiro bingahe 6 bya gaze. Ampereza amafaranga arambwira ngo genda agufashe, ngo nashira uzamamaga. Umva iyo mvugo ngo nashira. Twaratandukanye, ndavuga ati uragira ngo uzamfungishe. Nahise ntekereza umuntu ugira ngo azashira, nashira muhamagare ntituvukana, si mushiki wanjye, namusanze Kigali, namusengeye ntamuzi, amakuru muziho nayo Imana yampaye nta yandi nzi. Kavukire ngo none nashira aya mafaranga sinzayaruka. Ndavuga ngo sinzongera kumuhamagara, ndamwihorera nyura amafaranga.
ndagenda mpangiza uko nabisabye Imana ndishyura tugateka tukarya ubuzima bugira itangiriro. Amafaranga asigaye y'ibihumbi 5 kuri mobile money akampamagara. Ubwo se muri amafaranga ntarashira umukozi w'Imana agati ntabwo arashira mfite ubwoba mwani uvuga ko yashize ahanga kwiyamara vuba kandi nabuze ngo sinzayaguza navuga ngo ntarashira agahita anyoherereza yanyu biba umukora ankoreraho umugisha biraturenga. Covid itayitezamo nta buzima bubi twigeze duhana ko kumwe turi muri guma mu rugo, ahubwo nahise mbwira Imana ngo icyo ngiye kugutura muri guma mu rugo ni amasengesho menshi kugira ngo nige ngafata iminsi 3 nsenga ngati none se ndabura kwiyiriza ni ibiryo nabuze kwa bose batetse umuceri ntumenye ko bawutetse ariko nyine nawushyira mu isafuriya banguriye na nyina nkamuzana ngo muze murire hano mu rugo. Ibyo ndi umugabo wo kubihana. Tubana muri ubwo buzima nono iminsi iricuma Covid tubamo gutyo icyo ushatse ukibona n'agatereka nanjye ni hata amasengesho. Hari igihe wanga gusenga uvuga ngo nta kintu ufite ariko senga Imana izakira kuko nabaje gusenga mbere ntacyo mfite nyuma Imana irakira. Ndabishimira Imana kuva icyo gihe akagezi kakamye kuri we nk'amezi 3 aciyemo afite iyo nshingano yo kugira ite yo kumenyera buri kimwe atarambyaye ariko Yesu yarahari. Haleluya, amen. Nyuma Imana irabihindura iri mu buzima ihindura n'amateka. Urabona ko ndi umugabo ariko iyo nzara y'icyo gihe Imana yiciye kuri uwo muntu wakoreye Imana muri ubwo buryo n'uyu munsi nta nzara iranyica. Kuva icyo gihe mvuye iwacu nemerewe kugumana n'Imana hano. Naba mfite ibyo nakoze naba mfite ibyo ntakoze Imana iratureberera ikamenya ibidukwiriye ikatugaburira. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo witoje kugendana n'Imana ujya ugira umugisha kuko n'icyo Imana ikubwiye cyose ugikora. Byanteye kuvuga ngo ineza Imana inyereka umunsi ku wundi nanjye Mana uzampa amaso ngira abantu ndeba nkabagirira umugisha kuko nawe ineza unyereka. Haleluya. Bituma numva umuntu wese ntambutse amaso nanjye namugiraho umugisha. Dufite uyu muvandimwe twazanye yitwa Peter, ni umuntu tubana mu rugo, ni umugisha w'Imana. Dufite undi mukobwa tubana mu rugo. Hari igihe abantu benshi bajya bambaza ngo ariko ujya wishanika kugira abantu benshi ukodesha ubwo bantu bazatuma wubaka. Nk'abareba rimwe babimbwira hari abubatse ngo ntabwo Kigali ngo abantu bazana abantu mu mago yabo ngo ntacyo wageraho. Ubuzima bw'i Kigali ni ubw'abantu 2 cyangwa 3. None se ko turi kubyara abacu bazarerwa n'abandi kwejo nazaba bari. Haleluya, amen. Oya kubyara abawe nyine uzabarera niba utarera abandi cyangwa uribwira ngo uriho nyine ngo warahamye ngo ntabwo uzahanguka. Ajya akunda kuvuga ngo nta wora hejuru nk'umusaraba w'Ipita baza yatugana mu rwakatisha ngo nta muntu wora hejuru nk'umusaraba. Wowe uribwira ngo wamaze kugerayo gira neza iby'Imana igutoza bari byukuri. Amen, amen. Yego njye mbona ntari kumwe n'abantu ntacyo kurya nabona, ntacyo kurya nabona. Imana ishimwe. Niko bimeze. Kandi ushaka abantu ndumva nza gusohoza mvuga ngo Imana izana abantu muri urusengero kuko birakwiriye ko banazi. Hari ibintu mumara iminsi musengera bitazasohozwa abantu bataraza hano. Nimushaka mugabanye wo kwiyiriza sinzi impamvu ibintu binatambitse. Sinzi nimushaka mugabanye ahubwo mu kiraro cy'Imana mugirane ubucuti n'abantu. Twari inshuti n'umushumba ariko tubaye inshuti namwe ku rwego rwo hejuru nubwo duhuye namwe. Haleluya, amen. Hari icyo shoboye adashoboye nk'uko twabivuze nakuye mu ijambo basomye bakwigishije ngo nta muntu w'umushomeri uhari. Amen. Niba ukibaraho ubushomeri apana ubwira Imana ngo nisobanukire uyu munsi. Bihuje n'ijambo nashaka kubabwira ariko byavuye ku murongo. Bivuga ngo ese mwibwira ngo igitambo ni iki?
hari abantu babigoreka, hari n'abandi babyigisha ukundi, abantu bakamera nk'abafungiwe ahantu hamwe mu cyumba kuko hari inyigisho bakiriye. Ariko igitambo ntabwo ari ikintu gikomeye nk'uko ubitekereza, si n'ikintu kiremeye nk'uko ubitekereza, si n'ayo mafaranga wabuze. Ibitambo ni byinshi, ibyo tuzabivuga ubutaha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rusi abwira nyirabukwe agati reka tugendane kuko narabirahiriye kuza muri uyu muryango. Nta kibazo, ntuzabyicuza kuko nawe winjiyemo z'umuryango ninjiyemo. Kuba rero umufashe umugabo wanjye agiye umutware ntibiwumburamo, ndacyawufitemo agakondo, ndacyawufitemo ijambo, reka tugendane nta kibazo. Ngo baragendana, ngo bageze i Betelehemu, ngo bababonye, ayiwewe abagore bagenzi be ngo batera hejuru ngo twatire Nawomi aragarutse, ndetse ntaje wenyine, agarukanye n'umukazana we. Byishimo biba byinshi, ariko we arababara agati kuki mwakomeza kunyita Nawomi kandi Imana yarangiriye ate, yarambabaje. Muhindura izina ryanjye, singitwa Nawomi, ntibigikwiriye. Hari amazina tugira twamara kuva mu buntu bw'Imana, kuyatwita bikaba nk'igisebo, bikaba nk'igitutsi. Irindi cyatuma wumva ufite ipfunwe mu nzu y'Imana, irindi cyatuma ugira ubwiteko mu nzu y'Imana. Wirinde nanjye nirinde. Baramubwira ati hoya, we witwa Nawomi turakuzi. Agati ngo Imana yankoreye ibisharira, Imana yarambabaje, munyite Mara, iryo zina rinkwiriye. Hari ikigeragezo gihindura izina, ariko kuhindura izina ntibirakurwa ko Imana isubiza icyo kintu. Kugera kure ntibiravuga ko Imana idashoboye gusohoza icyo kintu. Ntabwo kugera kure ariko gupfa. Hari Imana iri kumwe natwe, twitoze kugendana nayo, dushinge ikirenge aho igize ute, aho igishinguye. Ntacyo tuzaba. Imana ishimwe. Hari umwami wa kera, we yari umugwaneza, ngo areba umutindi umunsi umwe, ngo arimo atoragura udukwi gukweza imbari nyinshi, ngo abaze umwambari ngo wabuze k'uyu mutindi. Agati ngo yego ndahazi. Cyo nshaka kuvuga, iyo uri kumwe n'umwami nta mbeho ugira. Iyo uri kumwe n'umwami nubwo umuyaga wa mwinshi, ariko aragukingira akagufureba. Nta kibazo, Yesu ari kumwe natwe. Msiogope, Mungu yuko anafanya njia pasipokuwa na njia. Imana utanga inzira itari, mugende kuiteka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rusi aravuga ngo nubwo ndahiye nzi icyo nkose, nubwo bikomeye kubyumva, nubwo bikomeye kubigenderamo, kwitwa umupfakazi nkiri muto, kwitwa ese muragira ngo biroroshye? Hari igihe tuvuga ibintu mukabifatira hejuru, ariko nawe reba ufashe umwanzuro ubizi neza ko nta wundi muntu uzagira inyuma yawe, kereka n'udavuye ukava mu masezerano ugashugurika. Kandi gushugurika kose siko kugera iyo ugera. Halo, turi kumwe? Gucapanya kose siko kugera iyo ugera, ariko waravuze ngo nubwo panya itabaho, nubwo naguma gutya, ariko ndabizi neza icyo nemeye, ndi kumwe n'umwami wanjye. Ngo barahaguruka baragenda. Betelehemu irabakira, ariko agira umugisha ukomeye wo gushyikira mu murima mwiza. Ni inkuru ndende turi gusimbuka. Uyu murima nyine waramubwira ati rero nanjye mukobwa wanjye musabe, kuko namenye amateka yawe, nabwiwe ibyo wakoze, ibyo wagiriye nyakwigende neza wamweretse, niyo watweretse. Mbese no kuri kumwe n'umuryango wacu n'ishema, ndagusabye ntuzigere uve hano. Haleluya. Amen. Ayo majwi agusohora hayo yahakanire, aya majwi ari kukwirukana uyahakanire. Niba ngombwa uyategeke, uyabwire ngo njye namaramaje kujya mu ijuru, ndi kumwe n'umwami wanjye, ntabwo mfite gutinya. Amen. Bowazi arabwira ati ntuzongere, ahubwo atanga itegeko, arababwira ngo ntimuzongere kujya mugenda muhumba Seyiri, ngo nimugende mudasize inyuma. Ibyo ari bugira ute, ibyo ari busarure nawe. Hari ibintu biri Betelehemu dutegereje, ariko birasaba ko wihangana.
amen. Ibyawe ubibujijwe no kutihangana. Ibyawe ubibujijwe no kutihangana. Ibyawe ubibujijwe no kutihangana. Kuko i Betelehemu bisaba kwihangana gusa. Kandi ibyawe biraramba. Iwabo birahari byinshi ariko birica. Iby'iwabo birasahura. Iby'iwabo birakenyura. Ninde mugendana? Iyo tugera ku musozo, reka dukoreshe amajwi Imana adaha nta kibazo. Iwabo n'ubuzima bw'isi gusa. Ayiwewe biranagana, birahari, birarereta ariko birakenyura. Niba udashaka gukenyuka, guma i Betelehemu uhasozera ari kuvugana n'Imana. Uhategerereza ariko hari icyo Imana avuganye nawe. Ntacyo uzabura. Ntacyo uzabura. Ntacyo uzabura. Uwaza aramubwira ngo njyewe ntuzongere. Aha n'aha ngaha. Aha n'aha Imana igukeneye. Ntiwayobye inzira. Aha n'aha Imana ibashaka. Tubategerereze icyo Imana yavuze. Kugendana na Yesu ni yambaye. Kugendana na Yesu kugendana na Yesu ni banga rihambaye. Ni banga rihambaye. Mose abwira Uwiteka, aramubaza ngo mwami ko urubwira ngo ngende ngo ngane ubwoko aha mujyane ni ntugere ku muntu turi kumwe, ariko kandi waravuze ngo kuko nakumenye izina. Haleluya. Wangiriyeho umugisha nkumenya izina. Uravuga ngo nicyo mvuga uzajya ubyita, uzajya ugikora, ariko kumpagurutsa ntunyereke umuntu turi kumwe nk'umuyobozi wo mu rugendo. Imana iramubwira ngo Mose, humura ndi kumwe nawe, ngo njye nzajyana nawe nkuruhure. Imana ishimwe cyane. Nzagendana nawe njye nkuruhura. Hari imiruho abantu bagira ariko bataruhurwa na bagenzi babo. Hari imiruho abantu tugendana tutaruhurwa n'ingo twubatse, ariko turi kumwe na Yesu akaturuhura iyo miruho. Mose arabwiwe ngo nzajya nkuruhura. Amaze abwira Imana ngo Mana, icyo ndatumvise, ariko kandi nutaza ngo tugendane ntuzigere umbwira ngo vina ngo mvane n'aho ntari kumwe nawe, ntaho nzajya. Imana tugira ubuntu bwinshi cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Tuze kugendana n'Imana. Kuki yaje gendana n'Imana? Muri ibyo 338 avuga ngo tunganira Imana udasiba. Jya bisenga kandi ubana n'abayo kandi ufashe indushyi. Ariko ngo ntusibe na rimwe kuyikorera. Ariko ngo nutunganira Imana uzaba nkayo. Ngo bose bazamenya ko ubana n'Imana, ngo bareke ubugome maze bitabe. Tutunganira Imana. Kugenda n'Imana n'iby'umugisha n'iby'agaciro gakomeye. Bahe nk'ingero ebyiri z'abantu bagendanye n'Imana nyuma badeviye inzira, bagira iherezo ribi cyangwa se bagira ingorane kuko baretse Imana. Tujya no ku musozo dusenga. Umubyeyi yigeze kubivugaho gatoya, ariko reka wenda ntiyavuze aho byanditse. Usanga Samusoni mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 16, kuko nanjye nabiteguye igice cya 16 ugasoma muri icyo gice, ariko hano cyane ku murongo wa 17 niho hari ayo magambo. Abacamanza 16 dusomye umurongo wa 17 n'uburyo
Delila yari amaze kugira ute kurambirwa nuko Samusoni ari kugira ute ari kumubeshya. Bacamanza igice cya 16 turasoma wa 17 gusa. Yego aramubwira ati koko ni iki nagukoreye gituma umbeshya?